Njyewe Niyongabo Olivier maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Niyogushimwa Denise umbere umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda umushinga mugizemo igihe kinini ntazi mubizi, nabo abantu baberekeje nabo ni abatumirwa kimwe nanjye, nabo buriya ntabwo babizi kurusha cyane. Uwahanyanyaza yaba yarabimenye nka mbere yanjye n'iminsi mike, abo bandi nabo ni ukuntu. ubujijwe
kubwira n'abo mukorana uburyo kurwana siko bimeze ibyemezo mwafasha. Uburyo bwa gatatu ni kwivanguramutungo risesuye mu buryo bashingiye mu bwose bafite imitungo, ufite gutunga urugo, gutanga imitungo, kurera abana muzabyara, bifuza kuzabyara igihugu, ufite inshingano na ba nyirarume gusaba yabo. Abo ntabwo banemerewe, ntibafite n'inshingano zo kubikora. Bashobora kubikora gufasha gukora, wafasha abantu, ariko inshingano kandi abizi ko mwana sibyo banabiganiriye nyuma yabo kuza uburyo rero harimo n'iteko y'ubumwe. Uburyo bwa mbere bwitwa ivangamutungo rusange, bivuga hari ubundi buryo ushobora kumvikanwaho n'abagiye kandi kubana ubuzima bwanyu bwose. Ibyo ni hamwe kwirinda ibyo mwirinda cyane ingeso y'ubusambanyi. Impamvu ushobora gutuma bashyingirwa batandukanye, kujya kwiga ushobora kujya ubutumwa bw'igihugu, ushobora kujya guhahira umuryango, hari byinshi bishobora gutuma utari mu buzima busanzwe. Niba uri gukorera Nyamasheke, umugore waza gukorera Kongo Plaza, witegure kakazi mu mwanditsi w'intamerere yavuze ngo ngabo umugore bagomba kuba bari kumwe buri munsi. Oya, urakomeza mukore ariko ibyo mubiziranye bizo n'imyumvire. Njyewe Niyongabo Olivier maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Niyogushimwa Denise umbere umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Niyogushimwa Denise maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Niyongabo Olivier umbere umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. kandi kubasha mpamvu n'amategeko nemeje ko kuvuga Niyongabo Olivier na Niyogushimwa Denise bashyingiranywe nk'uko amategeko abiteganya.
di rusange basaba kugira ngo abageni batambutse baze gutya berekere hariya n'ababaherekeje
ariko igikuru muri byose Denise na Olivier bo batumye twicara hano batanze n'impundu buriya avuze amagambo atanditse hariya ubw'impanuro z'umukuru w'umurenge cyangwa se y'indahiro y'umukuru w'umurenge kimwe na Denise nawe niko yabigenje yabwiye ababyeyi be n'amabwira inshuti n'abavandimwe kugira ngo bamushyigikire duhurira ku murenge bazi no gutegura bategura n'aho tuzahurira kugira ngo twiyakire kuko buriya no kurya birimo Imana iri mu muntu yamuremye imuha n'ibyo kurya agira mubwira ngo uzajye ushaka guhaha bitewe n'imyaka tumaze dutegura kino gikorwa twumva tunezerewe. Ni igihe kinini, hari igihe twajyaga dutekereza ko iki gihe kizagera tukumva nta gihari, bitewe n'uko twagiteguye inshuro nyinshi cyane kugerwaho. Uyu munsi rero twabyizeye rwose, twabyizeye duhagaze hari imbere. Twari igihe twagiye tuyigarukira hagati, ariko Imana yari yashimye ko igihe nacyo cyaba kigiye. Ndanezerewe rero, uruhande rwanjye ndanezerewe kandi no ku ruhande rwa Denise. Turimo tubantumira, reka ko nka nimugoroba tuza gusinzira Imana iraza. Nshobora kutabikora ku manywa, ariko mw'ejo nimutubona tuzaba tubona. Rero turishimye cyane, umugambi w'Imana. Nkunda kubibwira Denise, ikintu cyacu cyose Imana igiteguye, kubera ko twebwe twafashe ubuzima bwacu tubura Imana, ntabwo tubaho ku bwacu tubereye Imana. Rero ikintu cyose kiba Imana iba yemeye ko kiba. Kuri twebwe niko tubifata, nubwo abandi bagira ukuntu babifata, ariko twe twamaze kwizera iryo jambo, ijambo riri mu Bakorino ba kabiri ibice 5 umurongo wa 14. Oya turi umwe ashobora gutekereza undi akavuga nyuma bigenda bikunda, ndimo nsuzuma ko byaba. Ubwo rero turishimye cyane pe. Imwe mushobora kubyumva nk'abantu, ariko wenda abantu bajya badukurikira tumaze imyaka myinshi igera ku 9 tubana nk'inshuti, nk'abafiyanse. Kandi icyo gihe cyose kuva ku mwaka wa mbere Denise yashaka kumbera umugore, nanjye nifuza kumubera umugabo. Urumva iyo myaka yose 9, buri mwaka rero twapangaga ubukwe. Oya mwibiseka nk'abantu, data uko yambera umuhamya.